Ikindi wamenya muri Rayon Sport ndimo kugenda nyinyuramo gatanu ku kandi bambwiye bati nagerageje kuvugana n'abari hafi kabisa ngiye kubera ko mba nafashe telefone yanjye nkahamagara abo bireba cyangwa se ababishinzwe kugira ngo nyine bame amakuru y'ubwino. Bambwiye bati nta mwuka mubi ati yego ahari umwotsi nyine ahari umuriro n'umwotsi uraboneka atariko ikintu turimo kurwana nacyo nuko amakuru ya Rayon Sport atajya hanze. Ati turimo kugerageza uburyo ki twakubaka ikipe ya Rayon Sport atariko icyo wamenya nuko ikipe ya Rayon Sport muri iyi weekend irasinyisha abakinnyi kandi amafaranga agiye kuboneka muri rusange. Nukuvuga ngo rero ikipe ya Rayon Sport yakomanze muri Skol irababwira ati muduhe amafaranga dutangire dusinyishe bamwe mu bakinnyi atariko hatarimo babakinnyi babiri ikipe ya Rayon Sport ikipe uruganda rwa Skol rwemereye ikipe ya Rayon Sport. Ikindi wamenya rero nuko ari umuterankunga mushya nkuko nagiye mbivuga ari umuterankunga mushya tugiye kubona mu ikipe ya Rayon Sport vuba hangaha kabisa. Turabona umuterankunga mushya ugiye gufatanya na Rayon Sport kugura abakinnyi muri ariko n'umunyatunisia wa rutahizamu ni rutahizamu uje gufasha tipiko namba 9 uje gufasha witwa Forunganye mu gihe atarava mu mvune. Nibyo ikipe ya Rayon Sport ikeneye rutahizamu ukomeye cyane ugomba kuba akina kuri nimero 9 kuko umuganga wa Forunganye yamaze kuvuga yuko rwose nubwo agarutse mu myitozo ndetse no kuba yatangira gukina ariko byibura gifite nk'amezi 2 babona ko yatangira gutera neza umupira byibura nko mu kwezi kwa 10. Uvuga ngo bisobanuye ko Rayon Sport ikeneye rutahizamu ugomba kuba ari gukina biri official mu gihe nyine bagikeneye recovery ya Forunganye kugira ngo abe yagaruka ameze neza ari wa Forunganye twari tuzi. Ubwiyo ni breaking news narinzanye ndimo gukura abari hafi y'ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo naje mvuga ni akanama gashinzwe kurokirita abakinnyi karongojwe imbere n'uwitwa Bwana Gacinya Chance Denis kabisa. Uriya ni we key player cyangwa se niwe rufunguzo rwa transfer mu ikipe ya Rayon Sport. No kuvuga ngo rero nyuma yuko bamaze kubona yuko uwitwa Ombarenga Fitina Ombabebe amaze kugenda bamaze kuba baganira ibiganiro byimbitse n'uwitwa Serumogo ari Omari. Uyu nguyu we kabisa ashobora gutereka umukono ku masezerano bitabaye ibyanga. Ikindi kandi wamenya mu ikipe ya Rayon Sport aya mafaranga yaguzwe uwitwa Fitina Ombarenga bakaba bagiye kuba bayashakishamo midfielder guturuka mu gihugu cya Mali. Ewana kabisa nabonye afite kwisiri komeye cyane, nabonye kabisa afite ijigo mu minsi yashize muri mercato zagiye zitambuka bagendaga bavuga bati ni igihanyaswa fite ijigo fite agatuza ariko atakano mu winga no mu midfielder mediateur kariburateri vandarateri ayo sireka mbahereza ikaze wowe wakoze subscribe hano kuri byose TV. Nongeye kugaruka rero ni wa musore wanyu kubw'Imana Olivier. Wowe ngushimira cyane wowe wakanze subscribe ndagushimira cyane nawe utarayikanda nicyo gihe ni nako kanya tukaba tuje rero inkuru nshyashya ni inkuru iri breaking news aka kanya ugomba kuba umenya waba wumvishe ku bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye kubera ko tugenda tubwira abantu binjijuke abantu mwumva kabisa turanabashimira cyane kubera ko aho dutanye mugenda mugira gute muradukosora. Ngira ngo rero tuje kuganira ku ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport irimo kuvugwamo amakuru menshi agiye atandukanye. No kuvuga ngo rero ikipe ya Rayon Sport ikaba irimo amakuru menshi agiye atandukanye, irimo za transfer nyinshi, harimo amakuru y'abayobozi barimo kugenda bashyamirana hirya no hino ugasanga ni spectacle nyine, ariko tuje kugira ngo dushyireho umucyo. No kuvuga ngo rero na makuru tumenye mu kanya gato ndavuga ni nago nayihererana mu ikipe ya Rayon Sport kabisa ibintu birakomeye ibintu bimeze
nabi cyane mu ikipe ya Rayon Sports, ariko nubwo abantu benshi barimo kugenda bambaza ati reka ritoma ko tubona ikipe ya Rayon Sports iryamye isinziriye, niki turi bukorera, ariko icyo nakwibutsa no kubanza ugakora subscribe, share, comment, like, tukakomeza tukibanira ukajya ubona amakuru azirimo hano gusesereza, ukabona amakuru twatohoje, amakuru twatohoje. Ni ukuvuga ngo rero ndavuze nti reka nze mbe informe iminota mikeya nkubite mbangura kugira ngo mujye mumenya buri kimwe cyose. Reka rero ntangire mereza ikaze umunyamakuru ukomeye cyane hano Bwana Vedaste atangire anabibwira anatwinjiza by'umwihariko mu ikipe ya Rayon Sports. Yes, ninzabakura na Vedaste nk'ibisanzwe, amakuru n'ibiganiro bya sport tugenda dukora neza cyane 5 kwa 5 hano kuri byose TV. Ari nako tubwira abadukurikiye kugenda mukora subscribe, mukanda share, mukanda like kugira ngo dukomeze kugenda tubana neza cyane 5 kuri 5 umunsi ku wundi. Bwana Kubwimana Olivier, ikipe ya Rayon Sports imaze gusinyisha abakinnyi bagera kuri 2, hari nabandi bari kuvugwa, hari abatakara, hari amazina remereye ari kugenda avugwa muri ekipe. Imaze gusinyisha umukinnyi umwe, bivuge neza umukinnyi umwe biri official. Oya, hari n'undi bakwiye kumumena, ariko uwo ngowe nta uwo ngowe bumuretse bamwita Kitoga, nje nkunda kumwita Kitoga, ariko ntago ari we unzanye kugeza ubu ngubu, kubera ko ibyiwe ntago birasobanuka, ntago arasinya amasezerano, kubera ko statement ituruka hariya muri Kongo, hariya muri Bukavu Dawa, nuko ubuyobozi cyangwa se perezida y'ikipe yakiniraga bamusinyishije imyaka 6, ahubwo abareba bakibwira yuko yasinye amezi 6, kandi ibyo ngibyo ntago ari byo binzanye. No kuvuga ngo uyu mukinnyi we bamaze kuba bavuga bati ibyo nibibe bigiye ku ruhande, ahubwo turebe isoko ry'igura n'igurisha mu ikipe ya Rayon Sports riherereye. Isoko ry'igura n'igurisha mu ikipe ya Rayon Sports riherereye muri Senegal ndetse no muri Mali. Abantu wakwibaza ngo aba bakinnyi cyangwa se iyi nkuru tuyikuye he? Nukuvuga ngo rero ikipe ya Rayon Sports amakuru wamenya nuko kugeza ubu ngubu witwa Paul Muvunyi yamaze kuba afata amafaranga ye, cyangwa se bumwe mu butunzi bwa Paul Muvunyi, perezida w'ikirenga kabisa wa perezida w'ikirenga, akaba yavuze ati reka mfate amafaranga yanjye nongere nshyire ku makonte, mpereze abakinnyi n'abatoza muri rusange batangire baze i Kigali. Guhera ubu ngubu turatangira kugenda twakira bamwe mu bakinnyi barimo kugenda baturuka bava mu biruhuko, kugira ngo ku munsi wo kuwa mbere bazatangire imyitozo. Ariko icyo nakwibutsa neza nuko ku myitozo ku munsi wo kuwa mbere ku itariki 30 azaba ari ibicika hariya mu Nzove. Wakwibaza ngo ni bande tuzajya kureba, ariko tuzajya kureba abakinnyi yamaze kuba isinyisha. Musore Prince arahari, Prince arahari ku ikubitiro, bamaze no kumwoherereza itike aragera i Kigali kuri uyu wa 4 kabisa. Ikindi wamenya nuko uyu nguyu Bigirimana Abedi bamwoherereje itike, nawe agomba kuba agera i Kigali, yari ataragera i Kigali. Abantu mwumva amakuru ngo Bigirimana Abedi ari i Kigali, yari ataragera i Kigali moname, iki kintu mucyumve neza. Ariko ibya Bigirimana Abedi byo nago barimo kubyumvikanaho neza mu buyobozi bwa Rayon Sports, kubera yuko uwitwa Afahami ya Rotifi yamaze kuvuga yuko uyu mukinnyi atamushaka. Yamaze kuvuga yuko atamushaka nyuma yo kumva yuko uyu mukinnyi akinnye mu Rwanda imyaka igera kuri 5, ariko akaba nta kinini yigeze agezaho cyangwa se yagejeje ku makipe yakiniye. No kuvuga ngo rero icyo wamenya nuko dosiye y'uyu mukinnyi bamaze kuba bayishyira ku ruhande, bigendanye nuko yagiye yifuza amafaranga menshi y'umurengera. Ni inkuru rero nagiye nyitangaza kenshi. Urumva rero yuko uwitwa Afahami ya Rotifi atarimo kumushyira mu mitwe ye cyangwa se tekinolojiya yiwe. No kuvuga ngo rero Bwana Vedaste rwose uyu mukinnyi ntago arimo kumushaka, isaha n'isaha ushobora kujya kubona ukabona yasinyishije uwundi. No kuvuga ngo rero undi mukinnyi utegerejwe i Kigali, cyangwa se abakinnyi bategerejwe i Kigali, ni amazina n'amafoto twirinze kuyatangaza
twirinze kuyatangaza. Amagambo tuyakesha uwitwa Mucyo Anta Fabrizio Romano mu Rwanda kabisa, muhereza credit kabisa. Nukuvuga ngo rero uyu mukinnyi akaba agiye kuba atangwaho agera kuri miliyoni 13 z'amanyarwanda, miliyoni 13 z'amanyarwanda. Urumva ntabwo ahenze muri ya kampeni ya Rayon Sport yo kugabanya payroll. Nukuvuga ngo rero uyu mukinnyi akaba yaratanze assist ebyiri muri parcours ye, muri statistique ye. Nagiye mbona yaragiye yambura mu kwambura imipira, ni ewana kabisa mu kwambura imipira ari hejuru cyane, kuko afite bamuhaye urugero rungana na 85%. Rayon Sport ikeneye umukinnyi wambura imipira cyane kuruta kuyitanga, kubera yuko buriya box to box nka Richard Ndayishimiye azi gutanga imipira ariko ntago azi kuyambura. No kuvuga ngo rero uyu mukinnyi akaba agiye kuza mu ikipe ya Rayon Sport, aragera mu Rwanda kuri uyu wa gatanu, aje gusoza amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport. Abantu nibumve yuko ari amakuru y'ibihuha, nge nababwiye yuko mbazanira amakuru aziri mu hano gusesereza, nababwiye yuko mbahereza amakuru ndaza nkayanyanyagiza hasi, buri wese akagenda akuramo amakuru yiwe amunogeye 5/5. Ikindi wamenya nuko uwitwa Forunganye arimo kugenda akora imyitozo yiwe neza cyane, arimo kugenda akora imyitozo kabisa. Muganga Mugema na Charire ewana kabisa arimo aragenda amwitaho neza cyane 5/5. Ikindi wamenya nuko uyu mukinnyi ugiye kuza mu ikipe ya Rayon Sport ni umukinnyi w'umuzamu, dushyiraho n'umucyo yuko uwitwa Sebwato agiye kongera amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Ku munsi w'ejo yarari mu mafoto arimo kugenda yambara agaragaza umwambaro mushya w'ikipe ya Mukura Victory Sport. Urumva rero nago bamushyira mu bantu barimo kumurika imyambaro atazagira gute, atazakina sezo ya 2025-2026. Nukuvuga ngo rero ikindi naza nkubwira nuko uwitwa Omar Nyinge, Youssou Diagne ndetse na Azizi Basane bamaze kuba baberekeza mu biruhuko, bari barimo kugenda bakora imyitozo iri individuel kugeza ubu ngubu. Muri ya mafaranga Paul Muvunyi yamaze gutanga y'amatike, nuko bamaze kuba babahereza amatike. Aba bakinnyi rwose barimo kuba bakatisha ewana kabisa isaha n'isaha. Turababona i Kigali barimo kugenda baza kwitegura umwaka w'imikino wa 2025-2026. Bamwe muri bo rero bari bagiye bavuga bati byaba byiza duseshe amasezerano, ariko ikipe ya Rayon Sport yo yabishyizeho umucyo, iravuga ati muri abakinnyi ba Rayon Sport ntasubirwaho, ati isaha n'isaha na mwebwe ntabwo mufite kugira gute, mufite kuva ahangaha. Nukuvuga ngo rero ikipe ya Rayon Sport yabwiye uwitwa Azizi Basane, iramubwira ati ikipe igushaka nuko yatanga agera kuri miliyoni 50 z'amanyarwanda ikagutwara. Ubwo rero uwitwa Azizi Basane bamaze gushyiraho umucyo yuko ari umukinnyi wa Rayon Sport ntasubirwaho. Ikindi wamenya nuko muri Rayon Sport uwitwa Haji Kanyabugabo kabisa, Paul Muvunyi yamwegereye aramubwira ati amagambo urimo kugenda utangaza nagariyo kabisa, nk'umukunzi wa Rayon Sport wakadasohoka, ndetse kandi nk'umuntu uzi amwe mu mabanga y'ikipe ya Rayon Sport tuba turimo kugenda dutegura. Ati widuteza adversaire, widuteza amwe mu yandi makipe, ati ahubwo ikiza nuko waza tugategura umwaka w'imikino wa 2025-2026. Ati kubera ko turi mu rugamba rwo gutegura ikipe ya Rayon Sport izajya mu marushanwa mpuzamahanga. Ikindi wamenya rero nuko witwa Bwana Twagirayezu Tadeo ndetse na Claude Mishinga nuko bamaze kuba berekeza mu gihugu cya Tanzania bajya kureba yuko baganira n'ikipe ya Yanga. Muri weekend baraba bareba Kariako Tapi kugira ngo barebe iyi kipe ese mu gihe twaba
twaba tuyaprochinze ikaza gukina umukino wa Rayon Day, iyi kipe yakwinjiza ibingana gute? Uyu Korote Mishinga niwe urimo kwigira imishinga y'ikipe ya Rayon Sport muri iyi minsi. Ubwo rero urumva yuko bamaze kuba bafata rutemikirere berekeza muri ariya muri TZ cyangwa se muri Tanzania, bajya gukorerayo uruzinduko kureba iyi derby ya izahuza ikipe ya Young Africans ndetse na Simba Sport Club. Nukuvuga ngo rero bagiye kuba bayireba, bavuga bati iyi kipe ya Young Football Club n'ubundi yaje i Kigali itanga spectacle ku bafana, itanga ibyishimo byinshi bigiye bitandukanye mu bafana, haba abafana bo muri Tanzania ndetse n'abafana bo mu Rwanda. Ati rero turamutse tuyizanye iyi kipe ya Young Africans hari amwe mu mafaranga yatanga kugira ngo yagenda yinjira kugira ngo turebe uburyo twagura abakinnyi. Cyange rero nibyo naba mbabwiye kugira ngo ikipe ya Rayon Sport tugende tuyivugaho byinshi. Nukuvuga ngo abarimo kugenda havugwamo byinshi muri Mercato, abafana ba Rayon Sport bavuga bati ikipe ya Rayon Sport kidasinyisha, ati bimeze gute? Ati kubera iki idasohora akanyenyeri ngo tuyiterekereho? Ariko icyo nababwira cyo nuko inkuru dukesha Radio TV 10 nuko bavugisha mu majwi yagaragaye muri iki gitondo, nuko bavugisha uwitwa Bwana Twagira Estade, nuko yavuze yuko bagiye gushyiraho akanyenyeri. Ati ndashimira mu magambo ya Paul, mu magambo ya Twagira Estade yavuze ati ndashimira Paul Muvunyi, niwe wabigizemo imbaraga, wabishyizemo ubushake kugira ngo aka kanyenyeri akomange muri biriya bigo bishinzwe itumanaho dusanzwe dukoresha. Murabizi nyine ibigo biduhereza amayinite, biduhereza n'ama internet. Ati twagize gute? Ati Muvunyi yagize gutya ajya gukomangayo, agira n'ibyo atanga. Ati burya kugira ngo tubone akanyenyeri ntago biba byoroshye. Ati rero Muvunyi turamushimira cyane kubera ko bino arimo kugenda abishyiraho umucyo, kandi mu gihe kitarambiranye aka kanyenyeri karajya hanze kugira ngo abafana ba Rayon Sport buri wese agire gute, atange uko yifite kugira ngo dutange tugure abakinnyi muri rusange. Nukuvuga ngo rero ikipe ya Rayon Sport ibirimo kurwana na financial muri rusange. Reka mbashimire, mbabwire nti kora subscribe, share, comment, then ubundi dukomeze twibanire. Uzakora neza tuzamushimira hano. Nkomeza gushimira n'amagroupe cyane, nkomeza gushimira amagroupe cyane agenda ansupportinga muri rusange. Nkomeza gushimira na bamwe mu bantu bagenda bamereza credit kabisa aho uri hose. Reka nkubwira ngo appreciate for supporting this channel, kubera yuko uri uwakadasoka, uri uwintinginga, uri wa muntu nshobora kubwira ni ewana kabisa bimeze gutya na gutya, ukantabara utitaye ku bindi. Reka ngushimire, niba uri umudiaspora nyarwanda, niba uri n'umunyamahanga wundi ubasha kublesinga iyi groupe cyangwa se iyi channel. Reka ngushimire nkubwira ni amahirwe n'imigisha bikomeze bikusakareho hirya no hino. Reka nkubwire ni amata aguhame i Kigali mu Rwanda hose. Iyo niyo slogan nsigaye mfite, ati amata aguhame i Kigali mu Rwanda hose. Ubwo rero reka mbabwire ni Jabress amakuru y'imikino nakagaruka hano kuri Byose TV. Ciao ciao.